babaho ku buryo umuntu ashaka gufasha nta yindi nyungu agamije inyungu uyagamije yuko mwazabana kari kera uwo mwazabana mwajya kubana mutabanje kujya muryamana oya hari umuntu mushobora kubana mutamanje kujya muri ibyo byo kuryamana umuntu ntaho baho mu miliyoni ntaho reka nkubwire twebwe twamaze kubona ibintu byose turabifata turabigeneraliza twumva ko ibintu byose ari bimwe kandi wenda hari uburyo ki hari abandi bantu hariya bagifite indangagaciro hari n'abantu bagifite ubumuntu mariro ntabwo abantu bose batekereza kwiyahura nta nubwo abantu bose batekereza kuba batakunda abana babo rero niba hari abantu batatekereza kwiyahura ashobora no gutekereza ati runaka ntagapfe Marie Rose ntagapfe mubahora ntago babaho ni ukuri niba hari abahari babitubwira babitubwira tubwire nzi ko abantu bose benshi dufite bagiye bakomeretswa n'abandi nabo baragenda bahinduka nyine nk'abantu igikomere gikomeye cyane wahuye nacyo kudakundwa n'umubyeyi wakubyaye icyo nicyo cya mbere na mbere tubyihorerewe ibyo tureke mana nyagasani ega hari abantu baba badukurikiye batarigeze bumva amateka yawe aya barayasha nta muntu waba utayazi uburyo mama mbuze ndi umwana wavutse mama bamuvaje ku nguvu bamwiciye umuryango bagize ibyo bintu tubyihorere mana we muri iki gihe cyo kwibuka nawe urakomereka none se ni nabwo ukomereka cyane arahamagara akavuga ya magambo n'ubundi atari meza mama wawe arahamagara kandi wahita akoresha indi nimero witwa gutya yego uri kubyina intsinzi se akakubaza ko uri kubyina intsinzi se weho hari ibyo uzi hari uruhare wabigizemo byihorere mubyeyi iki gihe cyo kwibuka tuba turimo mana yo mu ijuru mba ninginga imana nkabibwira kereka hari ntagiye ntunga telefone muri icyo gihe kuko nakira amagambo atari meza usibye mama wawe hari abandi bo mu muryango we bakubwira amagambo atari meza uretse ko wenda ntababaho wenda bayambwira ni mama gusa nzi mama nzi gusa kuko abandi barashize turi kubyina intsinzi yikiza yuko habaye ikiza yuko nyine namusize wenyine kuko urumva bamwiciye bose umwe ngo muri bo muri abo bantu bicaga ava amatekano mu kampe ndakiyunyuguza ese mama wawe yari afite imyaka ingahe icyo gihe ntabwo mbizi urumva ngo yari mutoya nawe muri 13 n'imwe ko Mariro ko wabaye mu rusengero wemera ko karandi baho karandi ndayemera cyane kuko urumva mama wawe yafashwe ku ngufu ku myaka 13 14 nawe wafashwe ku ngufu ku myaka 13 14 mu bana ufite harimo umukobwa oya n'abahungu ariko nabo bishobora kubabaho bashobora no guhura n'abagore babafata ku ngufu n'izina rya Yesu nyine niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ujye usenga ukubita iki kintu cya karande byibuze kugira ngo kikuveho nta n'ikindi kintu nirukana nkacyo ndakirukana pe ko ndakirwanya n'ubuzima bwanjye bwose ndego kuko ejo bundi ushobora no gushaka ukaba wabyara umwana w'umukobwa ugakubita karande yo kugira ngo ibyakubayeho bitazamubaho ntabwo byamubaho none se kurumva ari ngiye byatewe na situation y'uburyo navutse n'uburyo nagiye nkura ndererwa mu miryango imwe wongezemo ejo nkabona urwo rugo rufite nibanga ari intambara ejo yazibukaza kandi intambara basanga nabo turugezemo ari intambara bakahankura ejo bakangira nahoraga donzerera bizakurangira mbonye Imana yagukuye hari ahantu rero ndagira ngo wemere yuko yagukura no muri iki kintu muri iki gikombe kikubwira ngo amajwi ari kukubwira ngo ubundi umaze iki kwisi Imana yagukuye hari nyemerera ko yagukura naha ngaha ikagushyira ahandi hantu heza cyane yabikora hanyuma nanone ukubita umwuka uyu mwuka utuma udashaka gukunda n'abana wabyaye ngo ube wabaha urukundo usuhuza babaze mumeze mute mwiriwe mute n'ibiti byose terwa na situation ariko y'umuntu nyine ni akarande navuze kuba mama wawe ataragukunze nawe ukaba wumva utakunda abana bawe Imana imbabarira mu rukundo ni ukuri Imana iguha urukundo amen kandi uru rukundo urumva mama wawe nawe ntekereza ko ntabwo yikunze niyo mpamvu ashobora guhamagara umwana yagiriye ku gisi erega yakugiriye ku gisi yagusutseho igisanzwe ariko ubundi reka nkubaze ngewe Imana imbabarire nkubaze iki kintu hari mperuka njya nkunda kubaza ku Mana naravutse nararemwe naratewe nzamuka mu butaka byagenze bite ntago niyumvisha uburyo ki ku ruhande rumwe yego wenda ngewe biragoye ko nakumva igisebe ko byarambazwe wenda ntacyo numvisha na gato ariko no kubagwa biraryana yego kuri ikinya kiba kigushizemo birababaza ariko ntago niyumvisha ko basi wenda nubwo
njye mbana nabo nkababonamo ingaruka z'ubuzima bubi ndi gucamo ariko njya numva hari nk'akantu nk'iyo bataremba numva nahangayitse yego naba ntabonye ibyo bakeneye nkumva ndahangayitse kimwe n'uko ubu nta n'umwana wanjye natuma arara mu gasozi Yego, yego. niba izo mbaraga ntaziyumvamo ko umwana wanjye arara mu gasozi kuki umuntu ashobora kumara umwaka wa mbere uwa kabiri kugeza ku myaka yanjye 20 ataranavuga na kunsi na kama ngo anandebe mu maso ntago biba byoroshye ikibazo cya nyuma mba ndi kugenda nsa n'ubicagaguramo wumva wagira umutima wo kubabarira mama wawe atagusabye n'imbabazi oya have ukajya untoza ibintu ntifite reka shushu ijyanira ihamanira utwawe niba ari nizo zimbabazi zari zigende ndigendera pe wareka nkigendera ababaho ku buryo umuntu ashaka gufasha nta yindi nyungu agamije inyungu uyagamije yuko mwazabana kari kera uwo mwazabana mwajya kubana mutabanje kujya muryamana oya hari umuntu mushobora kubana mutamanje kujya muri ibyo byo kuryamana umuntu ntaho baho inshuti bakunzi ba Isano News, inshuti bakunzi ba Mama Mignone Official, inshuti bakunzi ba Do Blessed TV, inshuti bakunzi ba Uyisenga TV, amahoro y'Imana nabane namwe. Turabasuhuje rero mwese abadukurikiye. Hari ikiganiro nigeze kugirana na Marie Rosa ubushize ariko uyu munsi nabwo turagarutse. Twagira ngo abadukurikiye tubanze tubasuhuze Mariro. Kamanze mwisuhuriza. Baho neza. Muraho cyane. Ese Mariro ngiye ko ngukunda. Uzanyemerera ngo ukunde? Biragoranye wa mubyeyi. Nago wanyemerera ko nguha urukundo? Rume numve. Rume numve. You are so beautiful. Uri mwiza cyane. Ayiwe. Tiwe très belle. Ibyo byo gukora ko ntabizi bwo sindi umenye niba untutse cyangwa umbwiye neza. Ndi kukubwira kuri mwiza. Samariro wambabare sukambye agahanga. Mbabari ruseke ngaho useka basa abantu bakubone. Shaseka. Bari babigenza. Samariro ubwiza ufite. Ndagira ngo buzagendane n'ubwo ku mutima. Ayiwe. Ku mutima urabona uhuye n'umuntu mu nzira ashobora kukureba akarangara yabatwaye n'imodoka akagonga. Yes. Ibyo ni ukuri. Arimo arabashuka atabakoze edit iyi foto arimo arabashuka. Oya uwo tuvugana niwe Marie Rosa original. Nje hari ikiganiro nigeze gukora icyo gihe Marie Rosa hari akantu yari yakoze ndavuga ngo byange bikunde bishyire kera nge Marie Rosa nzamubazanira. Tuzakorana ikiganiro icyo gihe Marie Rosa zaniza intoki zawe. Dore ibyo Marie Rosa yari yakoze. Murabyibuka? None se ariko sanakoze. Se Mariro buriya wumvaga bimeze bite ubundi ujya kugura zino mpeta? Kamubwire njya kuzigura. Umuntu w'umugabo yaramamagaye. Amagara kuri abavango dukoresha ngo dushiremo WhatsApp. Yego. Amaze kumamagara nge rero ntabwo ndakabati. Ariko sindavuga izina rye ariko ahite yihana ndamuvuze. Weho ntuvuga izina rye. Noneho arangije nkifata gutya nyine kuri video call. Kuri video call. Mpita mbona ubwambure bwe. Ijya guhamagaye deje yamaze kwiyambika ubusa. Ahita ambwira ngo ntukupe mu maso yawe aratuma ngira gahunda zirangira. Ijambo ryaramba reka nkubwire. N'uyu munsi icyo kintu cyarambabaje kirandya kindya mu mutwe mpita mvuga ntuhereye uyu munsi. Ngiye kwikunda ndebe ko bizampira. Mpita imanuka aranyabugogo niho naziguze. Ubuguze impeta. Ndazigura zose. Ndavuga nta hazajyamo Marie Rose n'urukundo wenda nzakunda abana banje ni Ruzi sibyo ahangaha ho bivuga ngo ngiye kwitereta cyangwa se kwikunda kubyishakamo byose nindangiza mbyihe. Okay ako kantu baratuma hari ikindi kibazo ubwo mubajije yarasanzwe akuzi mwari musanzwe muvugana uwo mugabo. Narinzi ndi imbere y'Imana najya ko nambona ibintu nimero birahamagaye iyo umuntu utaruzi najya kubanza kubona mbona telefone isanzwe irahamagaye isanzwe atijya kuri WhatsApp. Njyaho niruka ngira ngo ni n'ikindi gitangaza kigiye kuba. Yego. Njyaho ngiyeho mutambona iki nimero kirampamagaye. Ni nimero yo hanze ni nimero yo mu Rwanda. Hanze. Noneho kimaze kumpamagara mpita nitaba. Nkitaba ngiye kubona mbona nkibibona gutyo. Mana yo kwizerwa.
noneho wagiye kumbwira ambwira ijambo rimbabaza arambwira ngo buretse gukupa ngo buretse gukupa ngo buretse gukupa ngo uretse gukubita amadolari ngo amadolari 500 ngo akohereza amadolari 500 ndakubita amadolari 500 ngo ndayakwemerera ngo basi igihumbi wikupa ngo yo ngo no mu maso yawe haratuma gahunda zirangiraga yahoraga gutyo zirangiraga noneho ndi mu izina rya Yesu abazima n'abademoni bashyira nongera gutya ariko njya gutya nkajya nyine nanjye nirebera nawe ukagira ureba ufite amatsiko arwana n'intoki arwana no muri netiriya mu majyepfo byararanye ndamubwanika nkubwire mbabara ntukupe nkubwire iri jambo nturimbwa nuko utagira umurizo ayiwe uko nahise ndivuga gutyo ahita nakupa kuva icyo gihe ntiyongeye kumpamagara abandi ntayo nabonye yego ndinde Imana ntayo nabonye n'abandi bo barakubwira ngo ese ngo ugira akenda kakwegereye ngo kambare turebe wifotoze wambaye umwenda ukwegereye ukwegereye ibintu wambaye by'ibirumbiya by'ibintu by'ibigutiya nugasanga umuntu aragutuka anakuziza igitambaro uteze ati kuki wari uteze igitambaro nakubwira nisi mwabantu mwe nabyirukiye mu idini ntazi gukuramo igitambaro numva ko ari isakirirego sibyo noneho ubwo rero kuza kunyemeza ngo nkuremo intuzi igitambaro byari bingoye kumva umuntu akubwiye ngo se ngo ugira akenda kakamene ni oya ndetse ngo uhaye amafaranga ukakagura wakambara nkabibona ni nkubwiza ukuri kw'Imana ihoraho nahita nyarya ntako nagura ubwo rero ugasanga ndi gupfa ngo n'abantu kuba nagira umwenda unyegereye kuba ntambara mini ikindi kuba ntakuramo igitambaro ngo mbisokoze yego none se Mariro uretse ubwo rero niho wahise ufata icyemezo cyo kuvuga ngo wiyambike impeta ese mvuga nti rero ndabona ibi bintu niho naboneye agasuzugura abagore batagira abagabo barushye numva n'umubabaro wabo bitanisanisha n'abana abantu babonye byinshi ni guto saa 7 z'ijoro yaraguhamagaye saa 7 z'ijoro kandi ufite umugabo ntabwo izo saa umuntu yagutera oya ufite umugabo nta muntu waguhamagara saa 7 z'ijoro noneho mbibonye gutyo ariko nawe umenye nta mugore aba afite wizo uretse ko hari umbwiye ko ari nimero zo hanze niba ari bari muri Amerika byo baba bari kumanywa rero ntabwo saa 7 z'ijoro haba haki sinari kubimenya biba ari mu mugoroba iwabo sinari kubimenya rero urumva ntakubeshye ariko nyine byarambabaje nakubeshye mpita numva nkiye kuba Marie Rose agomba kwikunda ariko rero nicyo kintu navuze ngo ngarutse muri cya kiganiro cyo twagiranye ubushize wavugaga kutikunda uvuga uti nanabishoboye nanakwiyahura mbonye ikinjyana muri gereza najyayo Mariro uko wari wakoze iyi mpeta uvuga uti Marie Rose ndikunze ndishatse ndisezeranije buri kimwe cyose kubera icyo kigira ayo majwi ko kongorera kwiyahura kubera icyo kizi muri wowe uzi ngiye ikintu nabonye kibitera ni cyagiye umuntu aba ari mu rugo abona ari wenyine yego noneho ugasanga ari guha umwanya bya bintu arimo cyangwa se bya buzima ukabutangira kwitekereza hari igihe uba mu buzima wabona n'ubwo uhinduye ukabona nyine biratandukanye cyane niko kundi bitandukanye ukumva ya mahoro ushaka kwihesha ntago arimo yego noneho ya mahoro ngende kwishakamo nyine sinyabone icyo kintu kiye reka nkubaza kandi kabazo k'amatsiko nyuma y'uko utandukanye n'umugabo n'uyu munsi byose ni bibi ariko icyo ubona wahitamo 100% ni iki ari ugukomeza kubana nawe cyangwa kuba mwaratandukanye ikiza muri byombi ni iki nubwo byose byakubereye bibi byose ni bibi ariko nabonye agakingirizo k'umugabo ari ikintu gikomeye urakoze cyane aha ndagushimiye aha ndagushimiye impamvu itumye ngushimira ngiyi hari ikintu nanifuje kuza kubwira abantu kuri uyu munsi ngo icyubahiro cy'umugore n'umugabo icyubahiro cy'umugabo ni umugore icyubahiro cy'abana ni ababyeyi icyubahiro cy'ababyeyi ni abana ibi bintu ubundi birakurikirana hari abantu rero batabizi umuntu uyu munsi dufite umugore wicaye ari kuvuga ati pose nashaka azagenda nzananirwa kuba hose mfite diplome yanjye mfite abana banjye nzibeshaho sibyo weho nanjye nari nkubajije ngo ibintu byose byakubereye bibi ariko uyu munsi cyaba cyiza hagati y'ibyo byombi ni iki utagakingirizo k'umugabo n'aka gaciro kubera iki wabonye agasuzuguro kabijemo
niwe muntu waguhamagaye izo saa 7 z'ijoro ni ukubera ko nta mugabo nyine wari ufite. Ikindi mama menyo erega ngo nutaribwa ntamenya kurinda. Yego. Iyo abantu babiri bakibana umwe ntabona ikosa ry'undi. Yego. Ahubwo umwe yumva horo umwe muri bari ikibazo. Yego. Abona umugabo wanjye ni ikibazo kimwe cyasongoyeho. Nawe yambona akabona ndivunja ryo rimwe rikomeye kurenza andi mavunja yose. Yego. Rero ibyo bintu byose twese uko tubibona tukabona ni ibintu birenze ubwenge n'ibitekerezo. Yego. Rero iyo umwe abuze cya kindi yari afite nibwo ku ruhande rumwe yiga icyo cya kindi yari afite agaciro k'icyo kimaze. Yego. Ku ruhande rwanjye ibintu byose urumva sharije nyinshi twongere tugaruke kuri aba babyeyi babana n'abagabo. Sharije nyinshi ziba zifite abagabo. Yego. Ariko iyo wazigeze muri umugore uhura n'agasuzuguro, uhura n'amagambo. Ejo batazavuga ngo ni umwana w'umugore n'ubundi baratavuga ati dore bya byana by'umugore. Yego. Mana habamo ibintu ukavuga ati ariko amafaranga yo kujya guhaha kugira ngo ujye kuri butike kwikopesha. Nimba iguha uzishyura iki ko nta mugabo uzishyura iki? Niba uriye avuye gusambanya. Yego. Niba ukoze iki ahuye n'umugabo. Niba bigenze uku arasambanya. Niba habaye iki arasamba. Mbese igikozwe cyose yego cyitirirwa ubusambanyi. Yego. Ntabwo biba byoroshye ariyo mpamvu njyewe buriya hari ukuntu abantu bajya bababaza abandi nkunda kubibona na hano kuri social media bazi yuko ngo umugore w'ibana cyangwa se umugore w'ibana baba batangiye kumwita amazina bagatangira kuvuga ngo ni indaya za ndaya ziratambutse zigize gute. Hari ikindi kibazo ushaka kukubaza Mariro uyu munsi uravuga uti njyewe nta mwenda afite umfashe hariho n'ababimbaza hari n'ababinziza n'ibiki byose ubona utaba abagore baza kuri social media baza kwigaragaza nduzi ko ari ukwigaragaza umuntu agahagarara kikaraga kizunguza ni mu ndebe ndi mwiza ndi igishongore ndi igiki ubabona ute? Ku ruhare rwanjye mfite ukuntu mbibona buriya ijambo ryaravuze ngo ubwiza bw'umugore bumenywe n'umugabo bashakanye. Yego. Kandi kabiri ubwiza bw'umugore bushushanya imiterere y'Imana. Yego. Cyangwa se bushushanya uwo ari we wese icyubahiro cy'ubugore ni ukwikwiza. Yego. None se kera ngiye ngaruke kera hari ukuntu njya n'inkunda hari abamama bajya kudakumamagara tukaganira kavuga ati kera twarifubikaga ku buryo n'agatuza katagaragaraga. Uko nuko ati impamvu twifubikaga nk'iyi twateraga abagabo amatsiko. Yego. Yego. Ati wa mugabo yagutwara kumva amatsiko yo kuzareba ikibero cyawe uko kimeze. Ariko murirwa mwabitweretse se turagira amatsiko yo yahe yo gushaka. Nukuri naye amatsiko turi bugire yo gushaka. Sibyo? Noneho nkareba nkabona abamama nyine twataye indangagaciro zo kubaha aba bantu turi bo. Yego. Noneho nkareba ni wambara mini umwana uramwambika iki. Sibyo? Ese ko washyize bwa busanze umwana arawe ari bukora iki? Ntabwo uzajya kumuhugura nawe utihuguye. Uko nuko. Sibyo? Ntabwo uzajya kubwira umwana ngo ambara birebire kandi nakubona niwe wari bufatireho urugero. Kabiri abo babyeyi nibo bari bakwiye kwikwiza bagatanga uburere mu bana. Yego. Ariko ugasanga nyine nibo baje nyine kutwambura cyangwa se kwambura abana babo uburere. Yewe urumva abantu benshi akenshi dupfa ngo kubera kwambara ibintu bijagaraye cyangwa se bitagira forme nyine ngo bamenye forme yanyaganisha nimbabwiza ukuri mu bagore bateye nabi. Nimbamo pe ndamutse nambaye umwenda unyegere nta muntu bazongera kunywa amazi kuko nta bintu ngira biba ku murongo ibintu byose biteye macuri. Yego. Nanya kumanga ariko ngo nabyo wazabyambaye nkumva wapi. Yego. Noneho nkareba rero ba bantu bari kuza bambaye bwabo saba twihanganire buri muntu wese agira icyo akunda n'imyemerere ye ntabwo tuyibambuye ahubwo turavuga ngo ese ko amaze kugaragaza ubwambure bwawe ubwereka wa musore azagushaka ate ko turi kugwiza abakobwa benshi badashaka cyangwa abagore benshi batari gushaka ese ibi bintu bizahurira hehe? Nuko nge ndi kubyumva n'ukuri kubyumva none se Mariro nyine mbafite utubazo twinshi cyane two kukubaza uyu munsi no muri cya kiganiro cy'ubushize nigeze gusa naho mbikomozaho iyo turi kuganira gutya ndumva ibintu byose ari byiza ariko uragira uti hagize untereta n'icyuma nakimukubita bisobanura ngo umeze nk'aho wazinutswe none ko igikomere uyu mugabo waguteye igikomere ko hashobora kuvuga ko habonetse undi wakikomora abonetse kuko icya mbere na mbere buretse manze nkwereke hari ubuzima bubi wabayemo bwo kwambara ubusa hari ubuzima bubi wabayemo bwo kutarya
hari ubuzima bubi wabayemo bwo kudahabwa urukundo cyane, ariko nubwo wavuze ngo urukundo ntarubaho, njye nemera ko rubaho. Hari umuntu ushobora kwicara uyu munsi akavuga ati uriya mugore ndamukunda uko byaba biri kose, kuvuga ngo ni umushizi w'isoni, kuvuga ngo avuga nabi n'ibiti byose, njyewe nabyihanganira ariko nkamufata nkanamufasha nkamuherekeza muri uru rugendo, kuko n'ubundi baravuga ngo nta nkweto ijya ibura iyayo. wasabaho Birashoboka. naboneka nzabikubwira, naboneka ataje ngo ukubite umufuka w'umuceri w'akawunga amavuta aje akubwira ati dusohoke, ati dufate roge tubanze turuhuke, ababaho ku buryo ushaka gufasha nta yindi nyungu agamije inyungu. uyagamije yuko mwazabana kari kera. Uwo mwazabana mwajya kubana mutabanje kujya muryamana. Oya, hari umuntu mushobora kubana mutamanje kujya muri ibyo byo kuryamana. Umuntu ntaho baho mu ntaho. Erega reka nkubwire, twebwe twamaze kubona ibintu byose turabifata turabigeneraliza, twumva ko ibintu byose ari bimwe, kandi wenda hari uburyo ki hari abandi bantu hariya bagifite indangagaciro, hari n'abantu bagifite ubumuntu mariro. Ntabwo abantu bose batekereza kwiyahura, nta nubwo abantu bose batekereza kuba batakunda abana babo. Rero niba hari abantu batatekereza kwiyahura, ashobora no gutekereza ati runaka ntagapfe, Marie Rose ntagapfe. Mubahora ntago babaho. Ni ukuri niba hari abahari babitubwira. Babitubwira. Tubwire nzi ko abantu bose benshi dufite bagiye bakomeretswa n'abandi, nabo baragenda bahinduka nyine nk'abantu. Igikomere gikomeye cyane wahuye nacyo, kudakundwa n'umubyeyi wakubyaye. Icyo nicyo cya mbere na mbere. Tubyihorerewe ibyo tureke mana nyagasani. Ega hari abantu baba badukurikiye batarigeze bumva amateka yawe. Aya barayasha nta muntu waba utayazi, uburyo mama mbuze ndi umwana wavutse mama bamuvaje ku nguvu, bamwiciye umuryango bagize ibyo bintu tubyihorere mana we. Muri iki gihe cyo kwibuka nawe urakomereka. None se ni nabwo ukomereka cyane. Arahamagara akavuga ya magambo n'ubundi atari meza. Mama wawe arahamagara kandi wahita akoresha indi nimero, witwa gutya, yego uri kubyina intsinzi se? No, akakubaza kuri kubyina intsinzi se, weho hari ibyo uzi, hari uruhare wabigizemo. Byihorere mubyeyi, iki gihe cyo kwibuka tuba turimo, mana yo mu ijuru mba ninginga Imana nkabibwira kereka hari ntagiye ntunga telefone muri icyo gihe, kuko nakira amagambo atari meza. Usibye mama wawe hari abandi bo mu muryango we bakubwira amagambo atari meza? Uretse ko wenda ntababaho, wenda bayambwira ni mama gusa nzi, mama nzi gusa kuko abandi barashize. Turi kubyina intsinzi yikiza yuko habaye ikiza, yuko nyine namusize wenyine, kuko urumva bamwiciye bose. Umwe ngo muri bo muri abo bantu bicaga ava amatekano mu kampe ndakiyunyuguza. Ese mama wawe yari afite imyaka ingahe icyo gihe? Ntabwo mbizi, urumva ngo yari mutoya nawe muri 13. Ko Mariro ko wabaye mu rusengero, wemera ko karandi baho? Karande ndayemera cyane, kuko urumva mama wawe yafashwe ku ngufu ku myaka 13 14, nawe wafashwe ku ngufu ku myaka 13 14. Mu bana ufite harimo umukobwa? Oya, n'abahungu. Ariko nabo bishobora kubabaho, bashobora no guhura n'abagore babafata ku ngufu. N'izina rya Yesu. Nyine niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ujye usenga ukubita iki kintu cya karande byibuze kugira ngo kikuveho. Nta n'ikindi kintu nirukana nkacyo, ndakirukana pe ko ndakirwanya n'ubuzima bwanjye bwose. Ndego. Kuko ejo bundi ushobora no gushaka ukaba wabyara umwana w'umukobwa ugakubita karandi yo kugira ngo ibyakubayeho bitazamubaho. Ntago byamubaho, none se kurumva ari ngiye byatewe na situation y'uburyo navutse n'uburyo nagiye nkura ndererwa mu miryango imwe, wongeze mejo nkabona urwo rugo rufite nibanga ari intambara, ejo yazibukaza kandi intambara ugasanga nabo turugezemo ari intambara, bakahankura ejo bakanje nahoraga donzerera bizakurangira mbonye. Imana yagukuye hari ahantu rero ndagira ngo wemere yuko yagukura no muri iki kintu, muri iki gikombe kikubwira ngo amajwi ari kukubwira ngo ubundi umaze iki kwisi. Imana yagukuye hari nyemerera ko yagukura naha ngaha ikagushyira ahandi hantu heza cyane. Yabikora hanyuma nanone ukubita umwuka, uyu mwuka utuma udashaka gukunda n'abana wabyaye ngo ube wabaha urukundo, suhuza babaze mumeze mute, mwiriwe mute n'ibiti byose. Terwa na ya situation ariko y'umuntu nyine ni akarande navuze kuba mama wawe ataragukunze nawe ukaba wumva utakunda abana bawe. Imana imbabarire mu rukundo.
ni ukuri Imana iguha urukundo amen. kandi uru rukundo urumva mama wawe nawe ntekereza ko ntabwo yikunze niyo mpamvu ashobora guhamagara umwana yagiriye ku gisi erega yakugiriye ku gisi yagusutseho igisanzwe ariko ubundi reka nkubaze njyewe Imana imbabarire nkubaze iki kintu hari mperuka njya nkunda kubaza ku Mana naravutse nararemwe naratewe nzamuka mu butaka byagenze bite ntago niyumvisha uburyo ki ku ruhande rumwe yego wenda njyewe biragoye ko nakumva igisebe ko byarambazwe njyewe wenda ntacyo numvisha na gato ariko no kubagwa biraryana yego kuri ikinya kiba kigushizemo birababaza ariko ntago niyumvisha ko basi wenda nubwo nge mbana nabo nkababonamo ingaruka z'ubuzima bubi ndi gucamo ariko njya numva hari nk'akantu nk'iyo bataremba numva nahangayitse yego naba ntabonye ibyo bakeneye nkumva ndahangayitse kimwe nuko ubu nta n'umwana wanjye natumarara mu gasozi niba izo mbaraga ntaziyumvamo ko umwana wanjye arara mu gasozi kuki umuntu ashobora kumara umwaka wa mbere wa kabiri kugeza ku myaka yanjye 20 ataranavuga na kunsi na kama ngo anandebe mu maso ntago biba byoroshye ikibazo cya nyuma mba ndi kugenda nsa n'ubicagaguramo wumva wagira umutima wo kubabarira mama wawe atagusabye n'imbabazi oya have ukajya untoza ibintu ntifite kashushu ijyanire hamanira utwawe niba ari nizo zimbabazi zari zigende ndigendera pe wareka nkigendera oya wigenda ntabwo uri bugende nuko rero ubwo mpa amahoro tuvuga ibindi ntabwo ibyo by'imbabazi ari byari bikuzanye cyangwa se ibyo byatumye umpamagara niba dufite ibindi turi kuganira tubiganireho ariko ibintu byo kongera kuzanamo imbabazi z'iwacu imbabazi z'umugabo ni nk'imbabazi zo kwakira imbabazi zo gukunda abana banjye simbabone mu makosa y'umugabo yankoreye sibyo simbabonemo amakosa umubyeyi wanjye yankoreye singira ikosa n'iri na rimwe mbonamo bari abana banjye mbone ko ari byibuze ari njye nabo ibindi tubyihorere shuti bakunzi bacu rero murabona ntabwo ibintu biba byoroshye misa mbura ikindi kibazo nabaza ariko mpamya ntashidikanya ko uyu munsi hari abantu badukurikiye ndashimira umwe mu babyeyi twigeze kuganiraho ari muri Canada twigeze kuganira arambwira ati Marie Roza ni umwana wambabaje ku buryo bukomeye cyane atari ko Imana yo mu ijuru aba ari izamuha urukundo kuko abana b'abantu bo nta rukundo bigeze baguha ariko nubwo bataruguhaye ndagira ngo wowe uzatangire nawe urwihingemo mu masengesho ukora ujye usaba Imana urukundo kandi nawe gusabe kurutanga yego yabikoze uko wasaba Imana imbabazi niko Imana yaguha no kuzazitanga erega ushobora kubabarira umuntu atari kugira ngo mwicarane atari kugira ngo musangire atari kugira ngo murarane ukavuga uti umva uriya mugabo naramubabariye byararangiye ukumva nta cyaha ukimushinja ariko umugani wawe reka tubyihorere ibyo ngibyo Mariro uzi ko Yesu yihinduka nkumva n'agahanga kagahinduka ya sura nziza nabonaga kwa kundi unyerera nkabona bise bivaho Paul Chérie twikomereze Paul gusa Imana y'amahoro iduha umugisha kandi ifasha na Marie Roza kwihanganira ubu buzima bushaririye yanyuzemo uyu munsi turi kubona Marie Roza watinyutse kuza imbere ya kamera ndetse akaba intuza story ye yagiye ica ku macano menshi atandukanye ariko uyu munsi agaragaye no kuri cano yanjye ndagira ngo mbwire abantu mwese mudukurikiye ngo uyu munsi hari abantu babanye n'ibikomere batabasha kubishyira kuri kamera uyu munsi hari abantu babanye n'agahinda kamwe kabatekerereza no kuvuga ngo niki nakora cyatuma njya muri gereza bisobanura ngo abonye ikibi yakora koko yagikora kugira ngo ave mu bantu nagikora da oya sha Mariro oya utazakora amahano nagikora oya mubeshye se nagikora n'ubu nkibonye ubu turi kumwaho kambwe atikora kira kintu baraba gutabagutwara nahita ngikorera no mu maso yawe yes ngira ati iki cyakorwa kugira ngo bagutware jewe ngikukorere mu maso
uri gutuma ngira n'ubwoba we ubwoba se bw'iki igiteye ubwoba hagati aho ni iki ikintu nyine wumva kuba utekereza ko wagira icyo ukora kugira ngo ujye muri gereza ni igiki se ahubwo kimbwira cyatuma rwose ngenda nkicaramo nka uzajya mu kabari unywa inzoga nyinshi cyane nurangiza umenagura amacupa kuba navuke inzoga zo menagura amacupa cyangwa kuyamena gusa byonyine se byatuma bamfata waba wateje akavuye ahantu kanjye kubikora ahubwo ibyo cyase n'ibice nagikora bakaba bavuga ati tugata imyaka 10 cyangwa 20 urumva wajya muri gereza ukabamo 30 ahubwo cyangwa bakaba bati ibera ha burundu uzarinda upfa bazagukingura uturutse muri gereza ego yes shamana muri kubona ibi bintu bidakaza mwebwe mu nkurikiye pastor nzi ko uri mu bantu bazi gusenga fata umwanya wo gusengera Marie Rose ngenda fata umwanya wo kuzajya muganiriza kuko ibi bintu n'ukuri biranakaze ntimubigire ibintu bikinishijwe hari abantu n'ukuri ko Imana batajya bemera yuko depression zibaho hari n'abantu batajya bemera yuko agahinda gakabije kabaho agahinda gatuma ushobora gutekereza kuba wafungwa ubuzima bwawe bwose ibi bintu birakabije ntimugire ngo gusa nsaba n'abantu batera abandi agahinda ko kuri uru rwego ni ukuri ngo nimurekeraho kandi nuhura n'umuntu ubanye n'ibikomere emera ko uwaguye ku muntu ubanye n'ibikomere umenye n'uko umutwara aho kugira ngo ukomeretse umuntu n'ubundi usanzwe yarakomeretse twitahire se byarangiye shamariro wambabariye ukareka ibyo bintu uzi ko utabanyeganyego we sibyo urimo ni ibiki wa mubyeyi niba twasoje wambwira tukitahira sibyo ubwo niba ari ibyo mbwira twitahire byarangiye pora ariko pore kandi ntiwumve yuko isi yose yakwanze ndiye mama minyoni hano isi yose ibaye nyanze nanjye ubwo naba ndi ikibazo mu bantu ntabwo wajya gutuma isi yose ijya kukwanga ahubwo wirinda kuba ikibazo mu bantu kugira ngo ahubwo impamvu nge nibona ubwo impamvu nibona nyine ndi ngenyine ubwo nuko ari nge ku giti cyanjye nyine ndi ikibazo ubwo rero niba twigendere tuzagaruka murakoze cyane ntabwo dushaka kuzamura amarangamutima y'abantu Imana y'amahoro ibaha umugisha ibiganiro byacu nakagaruka ariko mbijeje yuko tuzagarukana na Marie Rose kandi hari ibintu byamaze gushira muri we ndetse hari n'ibintu bizaba byarahindutse Imana y'amahoro rero ibaha umugisha ibiganiro byacu nakagaruka ciao